ubuzima bufite intego. Hanyuma tumubajije ce qui est facile, tumubajije icyoroshye aravuga ngo ni donner un conseil à autrui. Ubundi inama utigiriye uyigira abandi. Nicyo kintu cyoroshye muri ubu buzima, kugira inama abandi wowe utayigira. Nanjye nshobora kubigisha ibi ngibi, nanjye nabyigisha, nkaba nk'icyapa nkabayobora aho mujya, njyewe nkaguma aho mpagaze. Nicyo kintu cyoroshye muri ubu buzima, icyo twita donner un conseil à autrui. Kugira inama abandi biroroha, ariko jya ureba nimba inama ubagira nawe uyigira. Noneho tumubaza ikintu kiryohereye cyane cyangwa se ce qui est le plus doux, aratubwira ngo ni ukwishima, jouir. Kwishima buriya ni ikintu cyiza, ni ikintu kiryoshye, ari nayo mpamvu la fait ultime de l'homme usanga ni le bonheur. Ikintu ubuzima bwa muntu bugamije ni umunezero. Nubaho utishimye, burya ubuzima buzaba bwagoranye. Noneho twaramubajije ngo ce qui est la divinité, ese icyitwa ubumana ni igiki? Aratubwira ati c'est un être sans commencement ni fin. Icyitwa la divinité ni être cyangwa ni ikiriho kidafite intangiriro, kitazagira n'iherezo. Abafata imana nk'amafaranga, mwibuke ko hari igihe amafaranga atari ariho, ikimenyetso kigaragaza ko hari igihe ayo mafaranga azaba atariho. Wowe ufata umuntu runaka ukamugira nk'imana yawe, uwo muntu hari igihe atabayeho, hari n'igihe atazabaho. Muri definition Thalès atanga, la divinité ibirimo être nyine sans commencement ni fait. Ariyo mpamvu Imana y'ubwayo muri Bibiliya ivugira ko je suis celui qui suis, nduriho. Donc utagira itangiriro ntagire n'iherezo. Hanyuma tumubajije une chose rare, cyangwa se ikintu kiboneka gake, aratubwira ati c'est voir un tyran âgé. Buriya kubona umunyagitugu ushaje ni ibintu biba gake, kuko inshuro nyinshi bapfa kare. Tumubajije donc comment supporter aisément l'infortune, umwaku ni gute twabana nawo utaduhungabanyije. Aratubwira ati cyangwa se ibibazo ibyago ni gute twabisiporuta. Aravuga ati envoya ses ennemis plus malheureux encore. Abanzi bawe burya iyo ubona bahuguta kurushaho, uba wumva nyine nta mwaka uba ugifite, uba uhiriwe nawe. Ibyo ngibyo biba ari byiza. Noneho turamubaza ngo comment vivre